zapfuye ari nyinshi ari uko ingabo za Kongo zakoraga reprise strategique noneho zitabibamenyesheje bagasigaramo noneho bakicwa ari benshi nabonye batangiye no gushyingurwa i Burundi. Benshi bari gushyingurwa hariya mu irimbi ryo ku Mpanda n'uyu munsi bashyinguwe nka Major Bernard Bukuru bazashyingurwa ku itariki 29. P5 yo ubona yuko yinjemo ku buryo bukomeye cyane ko Kisekedi yafashe n'ingamba nshyashya noneho zo kohereza abarwanyi bo muri FDL ariko na P5 bavanze mu Burayi kwitoza. Harimo nk'aboherejwe muri Israel uwitwa Hakizimana Twanije vakomoka muri za Nyamasheke n'ubundi asanzwe ari mu ngabo za P5. Hari muri umuntu wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko n'abantu twanakuranye ndabazi rwose turanaturanye mu mudugudu umwe n'akagari kamwe. Umwe ayobora Sinared ubwiyunge ayobora na FRN uwitwa Hakizimana Twanije turaturanye cyenda ni mukuru kuri ngiye kuko afite nk'ubu nk'imyaka nka 55 ariko muri umuntu turi mu myaka imwe. Aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko bamwohereje ngo muri Israel n'ubundi agendeye P5. Ni ibintu rero ubona ko byafashe indi sura noneho kuko Kayumba Nyamwasa bishyize ku mugaragaro kurenza uko byari bimeze byakorwaga mu bwihisho cyane ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari wahawe uno mugambi wo kugira ngo ayobore ibi bisirikare byose biri kurwana hariya za Minembwe noneho bazafate Minembwe ariko ari uri ku mutwe wabyo byose. P5 rero ya Kayumba Nyamwasa yajemo noneho ku mugaragaro kuko Kisekedi yamaze guha Evariste Ndayishimiye miliyoni zigera mu 100 z'amadolari mu byo yari yamusabye ejo bundi bari mu rugamba navuga rw'itangazamakuru kuko ibyo bakoraga ni mu rugamba buriya bakoraga kugira bamenyeshe abantu ibyo bagiye gukora. Kisekedi yari yasabwe na Evariste Ndayishimiye yuko amwongerera imbaraga mu mafaranga ndetse no mu bikoresho no mu bantu. Bakimara kubyemeranywaho rero niho P5 yahise yidekarara no ku buryo bugaragara yavuga ati twebwe tuzakorana nawe cyane kunemera ko ugiye gufasha bamwe mu basirikare bacu bashinzwe ikoranabuhanga bashinzwe no kuyobora iyo rugamba bakaza bakajya kwitoreza mu bihugu bitandukanye yaba iby'Uburayi yaba ibyo muri Afurika noneho bagafatikanya mu buryo bufatika. Naho rero byaturutse ku mazira miliyoni 100 kugira ngo ariko azisangire by'umwihariko na Kayumba Nyamwasa mu kuyobora bitero bigabwa Minembwe yaba ari ku bitaro no mu bindi bice bitandukanye. Ibyo byo byanatumye koalisiyo ya Kinshasa igira n'imbaraga zo gutuma bafata ibice byinshi. Mu cyumweru cyashize niho bari bafite ibice byinshi ariko ubongeye kubyisubiza harimo nk'igice cya Kitavi mu masaha yatambutse rwose hagati ya saa 7 na saa 8. Nigeze mvuga n'umuntu muri twirwaneho aranabimpamiriza nawe aravuga ati twavuyemo rwose. Agace ka Kitavi ni agasozi nakubona kitegeye Minembwe centre, agace ka Bidego, agace gatoya na Irundu ndetse na Karingi ya mbere na Karingi ya kabiri ubabyigaruriye. Ibyo bicurebye bafashe none bishyira pressure igitutu kuri Minembwe centre na Minembwe centre buri. Ibyo rero byose bikomoka kuri ya mafaranga Ndayishimiye yahawe kuri 23 noneho na za mbaraga zavuye muri P5 no gufatikanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa na FDL na Wazalendo n'abacanshuro. Nubwo uruhande rwa Kinshasa rwagize ibyago rugapfusha abasirikare benshi b'abarundi rugapfusha n'umusirikare umwe w'ababirigi ndetse ni birindiro by'ababirigi byari mu gace ka Puezero bakabyimura bakabijyana mu kandi gace kegere Puezero bikaza kuraswa n'ingabo zo muri M23 twirwaneho. Ubu ari kubona ko bari kongera begeranya imbaraga nubwo na M23 twirwaneho nayo idahagaze kuko nabonye mu masaha nka saa 7 bamwe mu bantu bo muri twirwaneho bavuga yuko n'ubundi babona ko koalisiyo ishaka yuko byagera ku itariki 30 bamaze kwigarurira Minembwe centre cyane ko ari cyo Evariste Ndayishimiye yari yasinyiye yuko bazakora umunsi mukuru w'ubwigenge bafite karagace. Kumuha amafaranga rero ngana na miliyoni 100 ngo bazabaga bari na P5 yarambwiye ati mu bihe bito bishoboka Minembwe yose ibifashwe. Nibyo yemeje rero niyo mpamvu ubona ibitero byabaye byinshi n'uyu munsi byakomeje kwiyongera cyane ariko birimo drone. P5 n'ubundi abizi bakiye kuri za RNC za FDL inkingi za Rudurunana numva ni twabita ko bari kumwe nk'abana ari nk'abatanu muri karagatsiko ikatubita agatsiko mu by'umo cyangwa ubundi cyangwa se twabita agatsiko twabita itsinda twabita burya agatsiko mu Kinyarwanda niho byakumvikana neza ko nta kantu nyine kagamije kugira nabi nakagamije kugira nabi nkuko bivuga n'amashyaka agera muri 5 ariko urebye nyirizina ararenga nuko ari 5 ari mafatika. Ubundi harimo RNC ya Kayumba Nyamwasa harimo FD inkingi
imwe Victoire Ingabire yayoboraga ariko ubu ngubu avuga yuko yitandukanyije nawe yenda simbizi abashinzwe kubireba nibo babimenya. Harimo PS Mbera kuri igice cya Ntaganda Bernard, Ntaganda Bernard uri Kigali mete Ntaganda Bernard, ubwo ni amashyaka atatu. Harimo RDA Rwanda nziza, ni ryari ishyaka rya Twagiramungu, hakabamo n'ikindi bita FNL iyoborwa n'uwo bita Hakizimana Twanishe atanu. Ariko hazamo n'ibindi byinshi bitandukanye bigenda bishamikira kwa ayo mashyaka yandi. Harimo Rudurunana iyoborwa n'uwo bita Gavana, hakazamo uwo bita MRCD iriya na za Sinared ubwiyunge n'ibindi byose, harimo bya bindi biyoborwa na PDP Imanzi, harimo ni byinshi cyane n'udushyaka twishi turimo hariya, ariko twose twihuje noneho havugwa yayandi atanu manini nyine agaragara kandi afite abantu yenda bafite icyo bari bavuze mu butegetsi bw'u Rwanda, aba ari bo bagaragara. Ubundi urebye igisirikare cyabo ugikuriye nyirizina ni abantu batatu. FDLR nayo irimo, ariko rimwe na rimwe hari igaragaza ko itarimo, aho kuhakagenda abo ngaba Rudurunana n'abandi. None ariko byose byishyize hamwe bikitwa P5, rimwe na rimwe usanga birenga kubera utwo dushyaka twundi nkubwira turimo. Umusirikare navuga mukuru urimo ni abasirikare batatu, harimo uwo bita General Hamada nawe uyobora n'ubundi operasiyo za FDLR hariya muri za Minembwe no mu bice bya Sud Kivu. Hakazamo General Topuro Karame kubera ko yahoze ari umwarimu wa karate mu kigo cy'amashuri Ikibogora muri Jesac, anigisha no muri jewe hose, witwa Hakizimana Twani, ariko izina rye ubundi ni Alias Jeva, ni kubera kugira ko akomoka Nyamasheke, n'ukuriye ingabo za FRN rimwe na rimwe abibujumbura, ikindi gihe akaba muri Kivu y'Amajyepfo, ariko cyane cyane akunda kuba hagati yo mu Misiri no muri Amerika kubera ko muri umuna wiwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwe nakubwiye woherejwe ejo bundi muri Isirayeli kwitoza. Abo nibo basirikare wavuga bagenderaho cyane cyane. Noneho Kayumba Nyamwasa akaza nk'umutekinisiye wabo ubigira uko urugamba rukorwa. Ubona rero ibyo byose uko nani yari yabisabye Kisekedi, abisaba Evariste Ndayishimiye akamusaba ayo maboko, harimo iyo P5 n'abandi bayo bose n'abandi barwanya ubutegetsi barimo umukwe wa Felicien Kabuga, harimo umuhungu wa Habyarimana Juvenal ndetse n'abandi bose bishyize hamwe. Noneho amafaranga bagiye kuyakoresha, sinzi niba bataraza kuyashwanira ahubwo kuko nabonye mu Burundi byatangiye no guteza imari. Hakazamo n'ikindi nabonye cyuko Kisekedi yari yasezeranyije Evariste yuko ibyo yamusabye byo kumwongera ubushobozi harimo n'intwaro agomba kubikora.